Mukwese Inkweto arizo Butumwa Bwiza. Abefesi igice cya 6:15. Mukwese Inkweto arizo Butumwa Bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ubutumwa Bwiza ni inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo Umwana w'Imana, wapfiriye ibyaha by'abari mu isi ku musaraba, akazuka ku munsi wa gatatu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3:16. Abantu bose bakoze ibyaha batandukana n'Imana yabaremye. Iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko nta mugabane bagifite mu bwami bw'Imana. Umujinya w'Imana ubariho kubw'ibyaha byabo, kandi iherezo ry'umubabaro w'iteka rirabategereje nk'igihano cy'ibyaha byabo. Nta nkuru mbi nk'iyo, nta giteye ubwoba nk'icyo. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Abaheburayo igice cya 10:31. Bamwe ntibabizi, abandi barabikerensa, ariko Imana ikiranuka ntizabura guhana gukiranirwa kw'abari mu isi. Nubwo bimeze bityo ariko, Imana ntiyanejejwe no guhana umuntu, ahubwo yashatse uko yamukiza, ariko ikanasoza gukiranuka kwayo. Ibyo byatumye yohereza umwana wayo ngo aze mu isi apfe mu cyimbo cy'abanyabyaha, maze umwizera wese ababarirwa ibyaha bye. Ntibikiri ngombwa ko Imana ihanira abanyabyaha ibyaha bakoze, kuko umwana wayo yamaze guhanwa mu cyimbo cyabo. Icyo bakeneye gukora ni ukwizera umurimo yabakoreye, bakambaza izina rye ngo babarirwe. Kwihana bakizera izina rye bituma babarirwa ibyaha byabo byose. Ntibisaba ubutunzi cyangwa ikindi kiguzi icyo ari cyo cyose, ahubwo ni ukwizera umwana w'Imana gusa. Nta nkuru nziza nk'iyo mu isi no mu ijuru. Imbabazi ku bari mu isi zarabonetse muri Yesu Kristo. Ubwo nibwo butumwa Imana ishaka ko dushyira abo yaremye, kugira ngo bahindukire bizere Yesu babarirwa ibyaha byabo. Ni amagambo yoroheje kuyavuga, nyamara yuzuye imbaraga kuba yakira. Niyo twatumwe kubwira abari mu isi. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mariko igice cya 16:15. Ni itegeko umwami yaduhaye, si ibitekerezo tubasha kugira cyangwa ngo tubyihorere. Kutabyumvira ni ugusuzugura umwami, ariko ni no kutagira umutima wa kimuntu kubw'amagana y'abari mu nzira ijya kurimbuka. Ikigeretse kuri ibyo, iyo nkuru nziza ni imwe mu ntwaro z'intambara turwana. Ni inkweto twambara tukagenda tudacika intege cyangwa ngo tunanizwe n'imitego iri mu nzira. Benshi bananiriwe mu rugendo kubwo kutambara inkweto z'ubutumwa bwiza. Satani ajya ashuka benshi akababwira ko kwamamaza ubutumwa bwiza ni inshingano ya bamwe nk'abayobozi b'amatorero n'abavugabutumwa bihariye. Ariko icyo ni ikinyoma cyo kugira ngo ingabo z'Uwiteka zibe zitikwije mu ntwaro z'urugamba. Ni koko hari ibikenera impano n'umuhamagaro wihariye, nko gukoresha ibiterane n'ibindi nk'ibyo, ariko kubwira abantu ko Yesu akiza nta kindi bisaba uretse kuba waramumenye gusa, ukamenya n'umumaro bibafitiye, kandi ukagira umutima w'impuhwe ku bajya kurimbuka. Hari abandi nabo bibeshya ngo bazera imbuto bucece abantu bakizwe batabwiwe ubutumwa bwiza, bakirengagiza ibyanditswe. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari ntawe wababwirije. Abaroma igice cya 10:14. Pawulo yavuze ko atavuze ubutumwa bwiza yabona ishyano. Abakristo benshi babonye ishyano kuko batambaye inkweto z'ubutumwa bwiza. Bataye imwe mu ntwaro bahawe, nyamara bibaza impamvu batsindwa urugamba. Ni igihe abera bakeneye gukanguka, bakava mu bitekerezo bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, ibitekerezo Satani yabibye mu bwenge bw'abantu, bagakora ibyo ibyanditswe byera bibabwira. Dusenga. Mwami Yesu, mpagora nkwese inkweto z'ubutumwa bwiza, mbwamamaza aho ndi hose, mu izina ryawe Yesu. Amen.